bishingiye ku ijambo ry'Imana yadusomeye nkuko natwara amagambo hari ijambo ry'Imana turi gusoma biraza gusiga umukoro ukomeye ku banyamadini niba ukuri kwa Pamfile ariko twaba tumaze iminsi myinshi cyane twicaye mu kinyoma tutigeze dushirirwa n'abafunze amadini n'abatuyobora n'abashumba b'amatorero byaba biteye agahinda ariko nabwo Pamfile aba yaravugishije ibintu amarangamutima ye n'idini ryinshi n'ubuyobe yasurwa byaba ari byo byaba ari byo kuvuga ngo ni ukuri ntabwo byakonsiderwa nk'ukuri ariyo mpamvu tukiri kubiganiraho duhiga ukuri kugira ngo hato abantu bibiri abantu bashobora kutita ku mbuzi za Pamfile bakarimbuka bazize kutamenya Pamfile akavuga atoya muzamenya ukuri kuzaba batura reka kiruko kuri hanze igihe cyose bira bintu Pamfile yaba yavuze byaba ariko kuri kwijambo ry'Imana umuntu byazaca mu matwa akabyumva kongera gukora kiriya cyaha yaba ari gukora icyaha nkana yazabihanirwa aho ngaho rero ni umukoro munini muvuga nabi muvuga nabi ubundi umugeni wa Kristo ari mwibanga unyibukije akantu tukore kugana ku musozi bike uranyibukije uyu mwana uri gushinjwa Theogene buretse niwe soreza nawe tugenda gace umunwa warundiye nzi ko wibagiwe birababaje biteye agahinda ku bwa titre nabonye mu biganiro bya YouTube muri iyi minsi titre zivuga ngo avi ya kabiri ntanga ugikomeza avi ya mbere ndayivuze kuri Pamfile iya kabiri niba Pamfile ibintu yavuze yarabivuze ku giti cye cyangwa akabivuga ku muryango wa Asiya kubw'impamvu ntazi ari wo cyangwa ubuhanuzi sibyo cyangwa akaba ari ubuhanuzi cyangwa Imana ikaba kuri iyi nshuro abandi yarabadohoreye bibutse bakavugira n'amagambo ku gituro ariko kuri Asiya ho ikarakara yego urakoze kubivuga gutyo Pamfile ibintu nawe yavuze nimba byaragendeye ku marangamutima ye atari ku ijambo ry'Imana ribifixe nta cyaha kibirimo icyambere yegerwe adakomeza kuyobya benshi yego siyo reality yego adakomeza kuyobya benshi ikindi reka dutangire twasuhuza cyane bene data mu dukurikiye cyangwa se mwaje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye jewe nitwa Bikemu ariko sindi njyenyine muri aka kanya cyangwa se muri iki kiganiro ndi kumwe n'umugenzi wanjye uri mu kwitagazamakuru abantu benshi bari kuvuga ngo turasa nk'ibisi ako kantu k'amarinete niko mbura ariko Imana ikakurinda ariko ngo hari n'ukuntu umuntu akambara ari umurimbo akumurimbo nako bagakora aka nambaye Imana ikakurinda ubara amaso hari umuntu rwose usanga yambaye rinete atarwara n'amaso ntabwo tumukritikira uburenganzira rinete burya zishobora kuba n'umurimbo ikindi niya kwizihererezo umuntu ashobora kwambara rinete nk'irundo rumuri iminsi banza nzigura izuba umwanya mfite kuri kompiyuta no kuri piyano aba ari umwanya munini cyane umuntu aba yashaka guhisha amarangamutima y'amaso yatukuye ntabwo ashobora kuzikoresha ivumbi mu mihanda Dani Ndishi nanjye Ndishi nari maze kubwira abantu ni Bikemu nanjye ni Dani Samson Vincent ari umuntu wabindepetesheje ngo niba ngo ni Sylvestre Tony sinzi ko nabimbwiye ati wamujyama yaramugwamukema ngo mujye mukorana ngo ufite izina rigo yarya ngo yitwa ngo ni Sylvestre ni Stevenson izina ryawe ni Stevenson mama yakubwiye ko risobanuye iki sobanura ibidasobanutse muri iki kiganiro yararega nagibere yayibeya simwinjize mu ibyo bintu numwinjize muri bibi twishimiye kugira ngo tubane namwe muri iki kiganiro tugiye gukora kandi tubibwira ko imitima y'abantu iri buze kwakira iri buze kuryakira kandi ni ikiganiro twateguye urabizi ntabwo tujya kuri kamera nta kintu tuza kandi tuza gake ariko tukavuga ibintu tuza gake rwose abantu ngira ngo barabibona ko atari kenshi dukeneye nawe mu kiganiro so iyo tuje haba hari seriterezo tuje kuganiramo
kandi ndagira ngo tubwire abantu ko tugiye gutambutsa ibitekerezo byacu tugiye gukora ikiganiro gishingiye ku bitekerezo byacu tutatumwe n'Imana yego ariko ikorera muri twe yego tutatumwe n'undi muntu kuko hari umuntu usa mu kiganiro ngo ntawe ubutumwa na runaka uri kumva na runaka cyangwa ati Imana nari ndi gusenga irambwira ngo njyewe nze muri iki kiganiro ntajwi numvise nta na telefone yambwiye ngo nta n'umushumba runaka unyobora ku itorero ryanjye nsengeramo wambwiye ngo ubu butumwa utashaka kugeza ku bakirisitu bikemaje gutambutsa ibitekerezo bye bishingiye ku bindi bitekerezo byatambutse n'abandi babitambukije ku burenganzira bwabo kuko natwe tugiye gutambutsa ibyacu ufite uburenganzira bwo kubyumva ukabyemera cyangwa ntubyemere. Kimwe mu byo dushimira igihugu cyacu cy'u Rwanda rwo kabyara rwo kara mu Rwanda rwa Gasabo ni ukuntu rwemerera abanyarwanda kugisipesa ibitekerezo byabo kuri social media, ariko tunabibutse ruratwemerera ijana ku ijana kubitambutsa, ariko wibuke ko hari n'ibitekerezo uzatambutsa bipambika ibitekerezo byose si ngombwa kubitambutsa, si ngombwa kubivuga, hatabari n'ufite icyo kugambanira igihugu akandira mikoro ushobora ntangibutse ubutumwa. Hari n'igihe uzatambutsa ibitekerezo by'umuntu ari ukuri, ariko bidakwiye kuza kujya kuri kamera ufite ahandi wabitambukiriza, nabikubwira in box ariko nafite uburenganzira bwo kuza kwibwira public bantu mwe, ariko aho ngaho naho mumenye ikindi kintu tubabwiye kandi ni message kandi numwe niyicu Dani nari ngukumbuye bayire ndabona usa n'Imana rwose, turabana bayo rega turi kiremwa byayo, turi biremwa byayo, so dukubita tuwangura kwiyi mihanda bimeze mana yanjye. Umunsi hari inkuru kubona ngo Asiya ngo yaratekereye yagiye ngo kumurikira umuzimu mishinga ADPR nayo ikabizamo ibi bintu. Noneho Vital na Diane babonye agahinge, Vital na Diane babonye agahinge gatoya bamira kuka. Hari n'ibindi nabonye mu gitondo kibyuka gusa no mu gitondo bazana ngiye kuryama umugura Pastor Togene ngo n'umwana ugomba gushirwa mu irangamimerere yamenyekanye nawe yaje ku mihanda gusaba indezo cyangwa se abavugizi baje kumusabira indezo. Ariko dufite abantu benshi bahamagawe mu buri w'itangazamakuru bakorana n'umwete n'ishyaka ku buryo batuzanira n'amakuru tutayabatumye ariko bakayaduha ku ngufu ishyaka ribarya. Ahubwo navuga ko hari ukabona umuntu aturutse nk'ira yari muri pozisiyo runaka, yari umushumba mwiza uryoshye ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo agafashwa, ukabona yambuye icyo kintu cy'igipasiteri n'igishumba akirirwa ajya kuduhigirira amakuru tutamutumye kandi atwanya amakuru, ukabona afite ibyo shyaka twabashimira nandabagaye ahubwo nifuza uragaye njye numvaga twashimira bahushije intego y'icyo bahamagaye baza gutambutsa ibitabareba n'ibitari mu nshingano zabo. Nayo mpamvu akenshi ariko niko ko bafite uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo byabo nk'abanyarwanda bike bakizana. Birababaje aho umushumba cyangwa biri muri bya bindi bavuze ngo ibitekerezo byose siko biri ngombwa, hari n'ikintu umuntu akorera mu butware bw'abandi akaba yari afite igitekerezo cyiza sibyo, ariko urwego ari kuvugiramo. Hari umushumba umwe uyu munsi ntakiri mu Rwanda, ari muri Amerika, wakunda guca in box akambwira ati uyu topic igitekerezo ibi bintu uzabihera. Urumva nabo bari bakwiye gufata umwanzuro muzima wo kubibwira bamenyesha amakuru bakabayina, ariko birababaje kubona witwa umushumba aho kugira ngo uzumare isaha uri gusomera abantu icyanditswe uri kubabwira ingumba ko zigira ihumure, aho ukamara isaha uri kuvuga ubushashwa amatiku n'amazina. Ntabwo ari ibintu reka tubibutse ko amakuru batuzanira tuba tuyakeneye nk'abanyamakuru. Ni amakuru atuma dushobora kubona ibirayi byo kurya twe kuba kabasigaye igitutsi kandi bayazana tutayabatu. Kandi bo question mark aho ari ikibazo kinini, uzi ikintu kibyica
hari umupotero muri bita Mutabazi n'uyu ngo amadimension abantu bari buriya buri muntu wese ya access ikintu bikamukunda ariko hari igihe urimitwa cyangwa ucibwa intege n'urwego cyangwa na dimension ugashaka gukorera muri dimension ya gatandatu ngubu hari igitekerezo watambutse nka Daniel avuga ati wa Daniel yego afite karita ya RMC itangazamakuru kuri Flash byageze gukoreraho Daniel afite ikinyamakuru cya YouTube kuba Daniel ari gutangaza ntagitangaza kinyengo ari gukorera muri dimension ku buryo ejo ushobora no kugira n'ikindi kibazo hakaboneka n'amategeko akureka ariko hari ibintu uzakora udafitiye ubushobozi uburu urwego rukureka kandi ibyo bintu ari byo twibutsa abantu ariko kuko wabikoze bitari mu nshingano z'uko ukabihanirwa ariko se ntabwo uri ku mugabo ugezeho witawuye umugabo yiha kujya kuramira isanduku do you know the story turi kuvuga ku bantu bakorera ibintu mu butware butaruka cyangwa bakorera muri dimension zitari mu kirere none se kutaruwa ariko bashaka kuza kandi ikiganiro ubusa ntabwo yaragize itekerezo cye ntabwo cyari kibi ntabwo yaragize igitekerezo cye isanduku y'Imana igiye kugosha none reka ngewe inyuze wanjye ku irembo narakoreye Imana toya nigwe rwose nese byarangiye ahakumbaniwe yanira mbwite ntabwo ari wowe kwiriye kuza kubona ko ari wowe ngusha amaboko wari ugize igitekerezo cyiza n'ikintu wari utekereje n'icyo ariko si wowe njya ubwo dusije abo bagabo kuri ako kanya ubona ukuntu Imana ibintu byayo nabyo biri mu nzego kandi yubaha n'ubuyobozi ibintu byose bigatwarwa muri protocol igomba kwangwa none se ukibuza yaramenye isanduku y'Imana ikakwica Phineas yakwica abantu gusaba mu gusinika ikaryoherwa uburyo ari gufata inkota uburyo ari gufata inkota agahinguranya Phineas yasanze abahungu bagita umujisho bari kwinyesebura mu mvugo z'iki gihe mu rusengero yasararira bati ikico kirabonetse ishuka imanuka mu mugongo ibyo bintu ngo bishimisha Imana haleluya Imana ibwira iravuga ngo muri iki gihugu hari umuntu ukoreye akantu kazima abantu batigeze gusa yarishwe ariko ishyaka Phineas wicaye abantu bose ibi bintu abantu badukurikiye nta kintu bumvamo nta kintu barimo gusesengura cyangwa amatwi yabo nta kintu yakira gusura igituro cy'uwawe ntabwo ari kizira ari byo kibaye kizira Yesu ntiyaba yaratuwe cyane rwose kandi tubonye ko yagiye gusurwa niho byahereye muri komeza ivuga ibintu byinshi no hasi wenda baraza kuhisomera uburyo ahubwo aba bagore bajyaga kuririra ku gituro yego cya Yesu Maria Magdalena n'uriya mugenzi we uburyo bajyaga kuririra ku gituro cyande cya Yesu nabo bakavugira amagambo bagakubitana marayika akabazanira inkuru nziza Asiya utaramuzana Nyarugenge reka tumuhere kwa Yesu yego tumuhere kwa abagore bagenzi yego ikintu yakoze nta muco yishe ubwo harabayeho kwica umuco kwa Asiya umuco wawe warapfiriye twaba tumaze imyaka 2000 irenga twicaye ku mateka apfuye
Do you understand? Kuko n'abari kubivuga n'abari kushinja amakosa n'abari inyuma y'ibirenge by'uyu mugabo Yesu. Yego rwose rero uyu twese twamamaza uyu twese twireferaho ko tubonye iyi nkuru wenda nibakomeza gusoma hasi barabona n'ibindi. Ikintu cyo kwibuka nicyo kiriho ni ikintu gifite amateka akomeye ataraya none aguze. Nsomera kabisa uyu munsi uraba umusomyi nta kibazo. Nsomera ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 10 umurongo wa 7. Imigani kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Iyo ni verset biblique. Kwibuka umukiranutsi bizana umugisha ariko izina ry'umunyabyaha rizagira gute? Rizabora. Uryibuke nturyibuke rizabora. Wongere nangereka ngo haha urwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo ibice n'umurongo wa 8 ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Kuko ubutumwa nahawe buvuga usabwe kujya wibuka uwo muntu kandi iyo umwibuka si ibitekerezo uranatura. Yesu Kristo abaye akazuka wari umugabo wareraga imfubyi uri kumva wakoze ibi wazuye abapfuye kandi ibyo bina kenshi tubivugira ku gituro please abari cyo kintu tubanza kwibuka ko yatubereye incungu y'iteka akaduhindukira imbabazi. Ese buretse telefone yawe tuganira niba ari itegeko niba amadini kuri Noheli bibuka itariki ya 25 ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 ngo bibuka gusa bafata n'ifoto ya Yesu mu mazu yabo. Yego batana na Yesu uri imagine n'abantu barasomera iya foto kubera amarangamutima y'urukundo. Nta bantu mwana we nta bantu barasomera iya foto ya Yesu ari n'igipupa ahubwo uriya sinawe Yesu ni n'umukinnyi wa filime waho hantu hirya ariko simbore bidufitiye amazi ariko kamuzana ukamwita Yesu nta bantu barasomera iya foto. Ubwo ndaza guhera ku kintu waruvuze ngo ukuntu yagiye ngo Nyarugenge ngo ku ifoto y'umugabo we cyambere ni y'umugabo we babanye mu buriri babanye mu buvuga butumwa babanye mu byiza byinshi bitandukanye. Imana reka nkubwire ntabwo amarangamutima yawe ntabwo umuntu wese ashobora kuyakira nk'uko yakira. Uwo amarangamutima ashobora kumfatira muri iki kiganiro nkagukubita urushyi rw'urukundo rw'umunezero mukuri nk'ababara ariko ntungirire ishyamba ati yo bikemu burya iyo yishimye ni kuri yakora amakosa. Sibyo ariko ntabwo bihinduka igitutsi no gucira umuntu urubanza no kumuveba ngo yakoze sakirego kuko yexpressinze amarangamutima wabonye ari amarangamutima y'Inyarugenga yegereye ati ni mundeke niba byaramufashije kuruhuka biramaze akigera ku ifoto wumvisha imbaga y'iteraniro agahinda bagize nabo bakongera bakibuka bavuyemo mu gihe bitari biteze. Niba byaramufashije gukomera mu gikomere no kuruhuka na n'uyu munsi aracyamwita sheri ubwo nabyo biraba icyaha ko yise wapfuye sheri. Abantu ntibamenye ko duturanye n'ikintu bita amarangamutima kandi aramase hari icyo adufasha. Turi kuri cya kintu gukizwa ntibyica amarangamutima. Turi kuri cya kintu cyo kwibuka wacu wapfuye. Niba ku itariki ya 25 twarasizeho umunsi utari no muri Bibiliya tuvuga ngo ni Yesu yavutse ku isi higeze hazo nk'uyu mwaka abantu bakajya kurya bakanywa bakambara ibintu byose barahagarika. Haje umuntu ku isi arakubitwa arapfa yambika ubusa acirwa mu maso atabuza amavuta yo kwisiga
bamukubita amacumu mu rubavu atabuze icyo kwambara, bamwambika ubusa atabuze icyo kwambara, ava ibyo bivanze n'amaraso, yagaburiraga imfubyi, yatangaga amafi aho yabuze, yatubuye amafi. Erega iyo mirimo myiza Yesu dutaka ni nayo dutaka ku bacu, nabo barahari. Tukibuka ibyo bintu, ngo ikintu cyo kwibuka no kuvugira amagambo akomeye ku gituro kiramutse gihindutse ikibazo de façon biblique nko kuri mwene data Pamphile abisobanura. Ariko parido gatoya, Pamphile ashobora kuba yagize iyerekwa rica, akaba ari Imana imuhagurukije mu gihe gisa nk'iki ngaburira abantu, ati bene data mumaze imyaka 2000 mwarayobye, none Imana ihagurukije umukozi wayo aje gukosora iki kintu cyakozwe. Nawe icyo gihe ishyaka rye ntiryaba ari iry'ubusa, kuko iriya Bibiliya yasomye abanyamadini bamaze imyaka bayicaranye bayisoma. Aho ngaho rero aho ngaho rero kibatigishije ibi bintu Pamphile, none Imana yabimuhagurukije ngo ayishura ibintu amadini atigeze ayishura. Ntabwo dukwiye kumutera amabuye niba ari uko bimeze. Ni ibitekerezo bye Pamphile, ni ibitekerezo bye birase n'ibyo cyangwa n'ibya Bibiliya, ni ibitekerezo byazanye koresha Bibiliya. Ariko noneho naza ntabwo ndemera ko kubita Asiya gusa, ahubwo nakubita abapasiteri benshi ku isi mu nsengero zitandukanye, kuko si Asiya wenyine ubikoze. Umurambo, umubiri w'uwapfuye ujyanwa mu rusengero bakawusabira amasengesho. Ubwo aho ngaho usa n'umuntu ugiye kwibaza ngo ko Pamphile atari umwana, akaba yarabonye abapfuye benshi bibutswe kuri iyi nshuro, aribwo abivugiye kuri Asiya, kuri Asiya ari hagaragaje ko harimo ikibazo cyo guterekera. Ni ukuvuga rero ngo niba ari uguterekera kobere kuri Asiya byahereye mu nsengero zacu zibamo, na n'uyu munsi ubu hari aho bari guterekera, kuko uyu munsi hari ahantu hapfuye abantu kandi bari gusezererwaho mu rusengero. Ubu imibiri bari kwishimira, bari kwisezera, bari no kwisomera ibyanditswe no kumarimbi yewe. Ahubwo ubwo nikanibaza aba banyamadini niba iki kintu Pamphile yabamura cyo gutekera amenye umuceri iki kintu rero. Niba Pamphile ibintu avuga, amadini akwiye guhita ategura igiterane muri stade Amahoro igiye kuzura vuba, abanyamadini bose bagasaba imbabazi, bakamanika ibiganza, bakavuga ati mutubabare. Mnyisi buranda mukunda Mnyisi yigeze akora declaration ashaka no kurira, ati rero bantu b'Imana, ubu ngubu ikintu kimbabaza gikomeye muri urugendo rw'ivuga butumwa, imyaka ibaye 100 mbeshya abantu, ati mbeshya abantu mbaroga mwogacuka ngira ngo ndabigisha ubutumwa bwiza. Ati none ikimbabaje bava kurya uburozi bwanjye nabo bakagenda bakaroga abantu. ariko ubundi bike reka nibaze, ubundi gusengera umurambo mu rusengero n'uwa papa wanjye n'uwa mama wanjye, abashumba ababyeyi bacu, bashumba, kandi tubibuke bakomeza baruhukira mu mahoro. Ubu nanjye usenda-terekeye waraterekere bya daja, wowe umaze guterekera inshuro nyinshi, kumaze gupfusha kenshi. Wowe umaze guterekera kenshi kuko umaze gupfusha kenshi. None ko navugiye amagambo menshi kuri imibiri ya papa na mama, nkanarira ugira icyo basaba, ko maze kujya ku bituro byabo kenshi, ko n'ubundi kwitegura kujya nkajyanayo n'indabo. Usoye guterekera sha oya ikibazo ariko utaba warumvise umukozi Imana Pamphile nabi. Simwumva nabiko Pamphile ikibazo afite si ukujyayo, ikibazo Pamphile afite si ukujyayo, nibyo muhavugira bene da, mubwira batabumva. Iryo kosa rero reka nemere ko ari nikosa wenda, aka kanya reka nemere Pamphile ko ryaba ari kosa kubwira abantu ku gituro, abatatwumva, batavuga, batareba. Iri kosa ryose ryaba rihereye mu muco w'abatwigisha mu rusengero, ubwo niho byagororora kwereko umunsi bazarika gusengera. None ko mbona Pamphile yaba yahaye abanyamadini umukoro ukomeye munini cyane, gusiba ibintu bimaze imyaka nk'iyi. Ese ubundi reka tujye muri ki y'ikibazo, cyangwa icyo Pamphile yarumaritse nk'ikibazo. Ubundi Madamu Asiya ajya kwibuka umugabo nk'uko natwe tubikora ku bacu twavuze cyane rwose, yahavugiye amagambo menshi atandukanye avuga ko agiye gukomeza kuzamura ikivaho yakimuhereje, anamurika imishinga. Yego, kumurika imishinga
simpamya ko yari kwimurikira Theogene ahubwo nkeka ko yari kwimurikira abamuherekeje kwibuka kuko imishinga Theogene yashize adakoze kugeza ubu idakozwe nta Theogene yabahombye ntago abantu banyumve neza yego iramutse ikomeje ni inyungu z'abasigaye ntacyo Theogene yunguka iramutse idakomeje ntacyo yunguka Bibiliya ivuga ngo abapfuye bararuhutse baragiye haleluya baruhutse imiruho n'imihate nta gutekereza kundi igikorwa icyo ari cyo cyose twakora dushaka guserebura no gushimisha uwagiye bifasha usigaye ariko we nta kintu bigira gute bimufasha niyi minwa iri kuvuga ibintu hirya no hino kuri Theogene ntacyo bimubwira nta kintu biri kumubwira cyakora umugore washobora kubireba yego abana inshuti ze zitandukanye kuko n'undi bari gukurikira kino kiganiro ariko wagiye twibutsa abantu ko ntacyo bamufasha yego Dani Madamu Asia aperezanta muri ya marangamutima twese tugira kuko turi abana yareteruye nyine aravuga ati yo dore ya mishinga wansigiye igiye gukomeza ari nako Asia twibutsa abantu ari nako kantu ayo marangamutima yavugiye hariya ku gituro ari nako kantu yageze no kuri ya foto inyarugenge ati sheri yego nagukunda uragiye twibutsa abantu marangamutima twibutsa abantu ko Asia ibyo bintu yabikoza azi neza ko Theogene adahari atari kubyumva yabikoza azi neza ko Theogene atari kubyumva none se iyo turi kwibuka abantu abacu twese ntihari amagambo dukoresha tukavuga ngo genda wari intwari genda wari intwari you understand ikivi cyanyu tuzagira ute tuzacyusa tuba turi kubabwira kandi urumva yego tuba tuvuga uva amafoto arahari when you remember hari images hari images zikuza mu mutwe no mu bitekerezo zikugarurira umuntu wawe ukabona muricanye muticaranye kandi uko kurukuzi ariko amarangamutima akagutegeka kumuganiriza akagutegeka kumuganiriza aha hari nabuze papa nyuma cyangwa mama nabuze papa mbere mama mubura nyuma sawa nta gihe urarota mama wawe muri kuganira ahubwo se rimwe ahubwo se rimwe reka dukubike ibi bintu tujye mu isi y'umwuka nidushatse ya psychology tuze no muri sociality abantu mu buhamya nta gihe nyuma yuko mama wawe apfuye cyangwa papa wawe inzozi ziramukuzana ziramuzana nkabona turi kuganira noneho zikamuzana nsinziriye hari n'igihe zimuzana hari n'igihe umva noneho mubwire hari n'igihe zimunzana ndi no kunywa fanta ndi kureba uko yego nkongera nkalimbinga mama yego papa nkibuka ibintu yambwiye yego nkibuka ibintu yambwiye tuzaba umugabo yego nkibuka ibintu yambujije hanarira ukagira uti hanarira ntabwo mba guterekera abazimu rero kubera icyo urije remembrance mama papa wari umuntu w'umugabo ibyo wabivugira ku gituro si none se kuki mu kinyarwanda tuvuga ngo intwari ntipfa irasinzira buriya Pamphile mwene data bishobora kuba byaramubanye inyanja guhuza cyangwa gutandukanya iyobokamana n'umuco yego ikintu gikomeye cyane no kongera kindi n'igihe cy'amarangamutima bitewe n'igihe cyayo ugomba kuyagira noneho tugiye kurebera hamwe iki kintu kwibuka kwa Asia byahindutse icyahute yego byahindutse guterekera gute uwo yibukaga yiswe umuzimu feta tansi yego kuko mu mvugo ikiganiro nakiregera barakiregera cyane ndacyusa yashinzwe ko yaterekereye abazimu muri iki kiganiro niba ubushakashatsi nakoze ari bwo ariko bayatari nabwo ababifite mu nshingano kundusha banabyize batubwire umuzimu ninde umuzimu ni umuntu uza mu isi y'umwuka nta nubwo umubona uvuga ngo ntumubonesha ya maso bisaba kwimuka ni ukwimuka mu kindi gihe
nabo abantu baza batwika tubatiza mikoro ngo bavuye ikuzimu nabo baratubeshya nabo byabo turimo turabivumbura aho tumenya yuko ndashaka ko tuzanabivugaho hari n'abavuze ngo bamanuke mu marembo y'Inyagatovu abandi bagisoro ibyo bintu nabyo dukwiye kubyicarira umuntu w'uyu mubiri agera ikuzimu agenda akagaruka gute yambaye jinisi akaza ari Severson hari uwigeze aduhamagarire gati muri he mvuye kuzimu ati turi Remera ati muze tumuze ndaje ati suve ati nzanye message tiziteye ubwoba ati uzivanye timvuye kuzimu Imana ari yajyanye kunyigisha ati suri tindi kwa Randa nanjye ati niho utunguki ubwo tuvuga ko Randa hari kuzimu niwe ngo niho atunguki yakiza ubwo nzahiga niba ari umwobo uriyo bazamukira ari biriya byitwa abantu bakwiye kureka amarangamutima y'ikintu cy'ikidini cyababanye cyinshi yego man ushobora guhinduka umunyedini uryoshye ariko utari umukristo uryoshye yego kandi ushobora no kuba n'umunyedini n'ukuri ko Imana ufite PhD ngwiki warize waraminuje ariko ubundi theology idufasha iki idufasha kumenya kwiyungura mu mana ariko nkuko ushobora no kugira aho yangwe twigisha Imana theology twigisha Imana kandi mu kenge gake mfite uko ugenda urushaho kumenya Imana cyane uyiga niki kwihisha warunyumvise ndakukumva cyane niki kwihisha kandi uko urushaho kukwihisha niko wishuka kuyiza utayize kakana nta muntu gakomeretsa we abateologe banyumve neza ntago twanze abateologe yego ninabyiza cyane kwiga theology rwose birafasha itorero bifasha leadership sibyo ariko uko ugenda urushaho kwiga Imana cyane niki kwihisha ari nayo mpamvu uzasanga kandi kwihishwa n'Imana ugatora kure yayo uhinduka umupagani uryoshye wiyita umukristo bibyara ukabaho wibeshya ubugingo mu itorero birangira uretse kuyoborwa n'umwuka ukasigara uyoborwa n'inyuguti nyinshi kandi igihe inyuguti nyinshi zakuyoboye umwuka atakibasha kukuyobora ntabwo biba bigikunda none se biriya bintu Pamphile yatangaje tubyankadire ko yayobowe na theology n'umwuka mwinshi n'idini ryinshi donc tubishake mu ishusho kuko abantu benshi barabikunze bashyiraho na comment vraiment nziza cyane kandi koko nanjye nabivuze niba ari umwuka w'Imana wamusuye agahishura ukuri kumaze imyaka 2000 guhishwa uyu muntu yabagiye gukoreshwa ibitangaza n'Imana muri iyi generation si gitangaza ngereka mbifate guke yego ntago icyo nemera umwuka w'Imana yaba yaramukoreshe kuzana ibinyoma birenze imyaka 2000 yego ariko icyo ntemera ni ukuza guhita afata Asiya akamwereka ko ari ukoze ishyano mu isi uvuze ikintu gikomeye ntabwo ari Asiya ukoze ishyano mu isi kiriya kintu cyakozwe na Asiya kimaze imyaka gikorwa n'abantu benshi batandukanye mu ngeri zitandukanye Pamphile ashobora kuri iyi nshuro ngo Asiya ahindukira isi imfashanyigisho ikosora n'ibindi byose byakozwe rega Pamphile tumwumve buriya buri wese agira aho ahurira n'Imana ariko none ahangaha nanone Asiya yarongeye arakomereka bro ese kuri iriya message resultat atandi zitegerejwe kuri Asiya nizi ushobora kubyibaza uyu munsi akimara kureba ikiganiro cya Pamphile na Taito byamwegereje Imana ese byamuhaye komoka kurushaho mu gikomere cy'ikijojoba bro ikijojoba cyo kubura umugabo we byaramwubatse cyangwa byongeye gusa nkaho ukorogoshora igisebe ese koko yagiye gukora uriya muhango nawe umutima wumubwira ko ari guterekera ku buryo kuri ni kujyanje kujyangwe na Pamphile umutima uhita umukomanga ati tibamvumbuye nicyo cyamuje umutima akimara kubona kiriya kiganiro cyangwa yarikanze ko nawe yakoze amakosa ariko ko mu buntu bike nanjye nigeze menya ubumenyi bwinshi mu bintu nasomye byo guterekera abazimu n'abacwezi n'ibiki ko atari kuri abaterekera ko bafite indi mihango babikora ko nta nababikora ku mugaragaro guterekera sinigeze mbikora ariko umuntu akora n'ubushakashatsi burya ibintu byo guterekera nyine ni imico birumvikana ariko ni imico mibi imico ya Satani ni imico itari y'abana b'Imana niyo mpamvu uyu munsi byahindutse
umugayo n'igitutsi koko niba ari byo Asiya yakoze kuko njye ntabwo ndi muri ntabwo nemera ariko ko nanyone simuhakanira sinamwemerera ntabwo twaje kwemeza bira bintu no kubihakana ubwo tuje kubigenzura no kubitangaho analyse zacu kugira ngo n'abadukurikiye nyaboneka mudutuka gake rero uri kumva kugira ngo twebwe turi gutanga ibitekerezo byacu ukuntu twakiriye biriya bintu dukurikije n'ikijambo ry'Imana rivuga yasomye biriya natwe twayisomye sibyo kandi umwuka w'Imana n'umwe ntabwo turi gukora iki kiganiro mu rwego rwo kugira umuntu duhangana nawe n'umwe Pamphile n'inshuti yanjye dusangira ntabwo naje no kuri kamera kugira ngo mukandamize byaba ari na gisida mbi cyane mwene so muri Kristo Yesu ahagurutse kuvuga ukuri ukaza murwanya wiyita urugingo rwa Yesu Kristo ibitekerezo Pamphile yatambukije ni ibitekerezo bye ku giti cye bishingiye ku ijambo ry'Imana yadusomeye nkuko natwara amagambo hari ijambo ry'Imana turi gusoma biraza gusiga umukoro ukomeye ku banyamadini niba ukuri kwa Pamphile ariko twaba tumaze iminsi myinshi cyane twicaye mu kinyoma tutigeze dushirirwa n'abafunze amadini n'abatuyobora n'abashumba b'amatorero byaba biteye agahinda ariko nabwo Pamphile aba yaravugishije ibintu amarangamutima ye n'idini ryinshi n'ubuyobe yasurwa byaba ari byo kuvuga ngo ni ukuri ntabwo byakonsiderwa nk'ukuri ariyo mpamvu tukiri kubiganiraho duhiga ukuri kugira ngo hato abantu bibiri abantu bashobora kutita ku mbuzi za Pamphile bakarimbuka bazize kutamenya Pamphile akavuga atoya muzamenya ukuri kuzaba batura reka nkiruko kuri hanze igihe cyose bira bintu Pamphile yaba yavuze byaba ariko kuri kwijambo ry'Imana umuntu byazaca mu matwa akabyumva kongera gukora kiriya cyaha yaba ari gukora icyaha nkana yazabihanirwa aho ngaho rero ni umukoro munini uri buze ugahera ku witwa umushumba n'itorero icyitwa itorero n'urusengero rwose ibyo ari byo ryose ubwo bigahita bahagarika kongera gufata umubiri w'uwapfuye kuwujyana mu rusengero ngo bari kuwusabira amasengesho no ku gitu no kumva nibyo ndi kukubwira avi ya kabiri ntanga ugikomeza avi ya mbere ndayivuze kuri Pamphile iya kabiri niba Pamphile ibintu yavuze yarabivuze ku giti cyangwa akabivuga ku muryango wa Asiya kubw'impamvu ntazi ari wo yaselectionné sibyo cyangwa akaba ari ubuhanuzi cyangwa Imana ikaba kuri iyi nshuro abandi yarabadohoreye bibutse bakavugira n'amagambo ku gituro ariko kuri Asiya ho ikarakara yego urakoze kubivuga gutyo Pamphile ibintu nawe yavuze nimba byaragendeye ku marangamutima ye atari ku ijambo ry'Imana ribifixe nta cyaha kibirimo icyambere yegerwe adakomeza kuyobya benshi siyo reality yego adakomeza kuyobya benshi ikindi abantu nibahaguruke bafite ukundi kuri kutari kuriya bakwamamaza yego sibyo kugira ngo barwane n'ikinyoma cya Pamphile kugira ngo inyigisho ze z'ubuyobe ntabwo ariko ndi kumwita ni ya ntuza ya kabiri kugira ngo icyakwitwa inyigisho z'ubuyobe zitaza kuba spreaded mu bantu 50 bamaze kureba iriya nkuru ni benshi abantu 50 bateruye inkuru ya Pamphile bakayamamaza buri wese akajya agenda hakandagiye ayivuga isi yose bayihindura ubwo rero icyo gihe baba yihinduje ikinyoma naho niba ariko kuri koko yavuze abantu nibapfukame bihane kandi turi kugira tunasoza abantu nibapfukame bihane basabe imbabazi abanyamadini bakore indi declaration ivuga ngo mutobore twarababeshye twari tutaramenya ukuri none Pamphile araguhishuye bakora ama declaration bashyira igitane mu mastade atandukanye nyafurika bavuga ngo biriya bintu koko nibyo twaribeshye cyane ubu koko na wa munsi tuvuga ngo aratashye ngo ararahutse ngo yitabye Imana ubwo tuba tunabeshya tubeshya uretse ko burya ku muntu wapfuye Dani ntabwo dutegetswe kumuvuga nabi suramuvuga nabi ubundi umugeni wa Kristo ari mwibanga unyibukije akantu tukore kugana ku musozi bike uranyibukije uyu mwana uri gushinjwa Theogene buretse niwe nsoreza nawe kigenda gace umunwa warundiye nzi ko wibagiwe birababaje biteye agahinda ku bwa titre nabonye mu biganiro bya YouTube muri ibesi titre zivuga ngo Pastor Theogene hari umuntu aje kuri YouTube akajya yikubita mu gihe ngo mbisubiyemo ntiyabonye ubugingo
kwa Cinara Yesu. Ese uwo muntu niwe ubutanga? Mbisubiyemo ngo nta juru yagiyemo. Niwe nyiraryo. Kabiri, niba umuco Asa yakoze ari wo guterekera abazimu, ngiye kuvuga akantu gakomeye abantu yego. Niba ikintu Asa yakoze cyo kuvugira amagambo no kumurikira Pastor Theogene iriya mishinga bigakorerwa ku gituro ari umuco wo guterekera abazimu, ibyo bisobanuye ko itimu yose y'abakozi b'Imana yari muri inyuma ku gituro bamufashe guterekera, bamufashe azo bwenge wa kigabo n'abaterekerezi bo guterekera, n'abaterekerezi bagenzi be bashigikiye banashimangira umushinga mwiza wo guterekerera abazimu, ariko bibuka ubwo baterekereraga umuzimu ukabazimu sibeje bibutse umuntu umwe. Icya kabiri, Selo Pamphile, according to Pamphile, bikire mu ndimi zose kugira byumvikane neza. Niba kiriya kintu cyakoze ari gutekerera umuzimu, ubwo wiswe umuzimu ni Theogene, haryo ubwo siko bikwiye niba ntibeshye yego. kandi umuzimu ntabwo abantu bose bapfuye bahinduka abazimu. Umuzimu ni wa mwuka wa muntu wapfuye atizera Imana. Mana we nibisobanuye neza, ubwo mudufashe ntacyo badukurikiye. Nekereza ko umuzimu ari umwuka wa muntu wapfuye utizera Imana, ushobora kugaruka nyine wa mugani kumva akagwana kondisiyo z'imibereho y'ubuzima bw'uyu munsi, akagutegeka uko ugomba kwitwara, akagusaba n'ibintu uzajya umukorera nyine ku gituro nk'uko bimeze. Tubwira abantu ko Pamphile ibyo yavuze byo guterekera bibaho, ariko ku nshuro kuri case ya Asia ntituzi niba ariko kuri koko nimba aricyo cyakozwe, dukurikije uko guterekera bikorwa mu mateka tubizimo n'umuco y'abantu baterekerera ibigirwamana, ubundi n'abazimu bicara ahantu rwose hatari no kwirimbi gusa, bakazana n'intango, bakazana n'intango n'ibicoma n'imihiha n'ibintu byinshi cyane. Hari umusaza nzasobanura azabidusobanurire neza kugira ngo akore abantu mu rujijo. Ni ukuvuga ngo Selo Pamphile, Asia nimba yarujuje imihango yo gutekerera abazimu n'umuzimu, Pamphile yaba yaramaze guca iteka aho Pastor Theogene yagiye, yaba yaramaze kuvuga ko yarimbutse. Unyumve neza cyane ikintu mvuze, ndi kuvuga nkurikije ibyo Pamphile yatangaje. Nakumva cyane kiriya kintu yatangaje, niba ari cyo Pamphile yaba yaramaze guca iteka no kwanzura aho Pastor Theogene ubu ari. Muri andi magambo, umuntu uza kumva neza ikiganiro cyacu n'uwarebye ikiganiro cya Pamphile katumuhe views, tubwira abantu mbere yuko bumva ikiganiro cyacu nishaka ndapiningira Pamphile ikiganiro cye, dusaba abantu kujya kumva neza ikiganiro cya Pamphile mbere yuko bumva iki, kuko nibumva iki barashyiramo amarangamutima menshi cyane babura ukuri. Babanze utarumva icyabaye kwa Pamphile, abanza cyumve abone kuza kumva iki, abanze agikurikire neza, ajye yabona gukora ibindi. Nene Sedane, ubundi iriya message niba ari n'ukuri, tuze kuri iyo position ko turi mu mpande zose. Message ya Pamphile, ndavuga ibintu bitatu. Hari igihe umuntu agira igitekerezo cyiza kigasora mu gihe kibi. Yego, icyo gitekerezo ndashaka kwibutsa abantu ko nta mumaro kigira nawo, aho kugira ngo cyubake kirase. Ibyo nibyo. Kabiri, hari n'igihe umuntu agira igitekerezo kibi, do you understand, kigasora mu gihe cyiza. Icyo nacyo nta mumaro, nawo nta mumaro kigira. Yego. Gatatu, hari igihe umuntu agira igitekerezo cyiza kigasora mu gihe cyacyo. Yego. The right idea and the right time. Yego. Icyo gitekerezo kigira umumaro. Icya kane nakongereraho, kumenya igihe igitekerezo uri bugitangire, naho ugomba kugitanga. Hano tureta twibaza ku nkuru ya Asia no kwibuka Theogene no kuvugira yari ya magambo, Pamphile iki gitekerezo yagishyize hanze ku bw'isi yose, byarayirebaga. Kabiri, uyu munsi biri gufasha iki Asia? N'umuryango. Gatatu, niba target yari igendera ari Asia,
ntabyo bari gukora nicyo cyari gikwiriye aricyo cyaka bagakora n'ikiganiro kiri prive ariko Pamphile n'umunyabwenge ushobora kuba yaragikoze hasi yakamenya umwanya ntabwo twabimenye cyangwa se kavuga ati jyana abazimu bawe hirya mv'imbere c'est un exemple ya ntitubizi buriya yahamagara hasi yakamwicaza hano twicaye hano kuri Gitego hoteli hano Remera uvuga ati mama waba uzi ko ibintu wakoze ari amakosa mu mwuka ati yahise mwana cyangwa musaza kiriya bintu wakoreye kumva y'umugabo wawe ni uguterekeranya bisa no guterekera amadaha ni ukuri hane kuko cyangwa ubutaha ntuzongere ufite umugayo ku Mana ukomeye hindukira rwose uve muri ibi bintu byari kuba bishimishije iyo ntambwe ayitera kuko kiriya kintu yakoze utarageraho byari no kubona byiza iyo yegera n'ubuyobozi bw'itorero nabwo akababwira atari ko iki kintu ubona gutya byari bikwiye kuba gutya cyangwa byari bikwiye kugenda Pamphile ashobora kuba yaragize igitekerezo cyiza ariko kigasora muri uronde cyane uburyo cyasohotsemo igihe aho cyavugiwe n'abo cyagombaga kubwirwa akaba ari ibyo bitabaye igitekerezo nka kiriya ku muntu wabuze uwe ni nko kubona umuntu ufite igisebe kikiri kunyinda amashyira aho kugira ngo umutize ipamba ngo ashyiremo ugashimamo igiti erega twongere twibuke ko mama Asiya ari mu gihe cyo gukomereka uwo amarangamutima y'ububabare yamuvugisha byinshi reka nguhe urugero hari umuntu umwe Dani tsindagira ko dusoze duha abanyamadini ubutumwa banza tsindagira ko ndagira ngo mubwire ko uyu munsi Asiya ashobora kuza agahagarara akavuga ati ngewe sinzongera kuroba bitewe n'ubwo hari ibintu navuze ngo igikomere cyo kuba uwo wakunda ariko mu gihe abivugiyemo ejo yamara gukira igikomere akarongoro ese tuzatera Asiya amabuye oya ntabwo agihambiriwe tumenye igihe umuntu arimo ntabwo iki kintu rero cyubatse Asiya cyaramushenye kirongera kiramukomeretsa gikora mu bikomere bikivirirana ntabwo cyamwubatse n'umuryango we n'abana ntabwo ibintu byamwubatse iki cyo nicyo tubonye ntabwo cyagotse ariko mama Asiya Pole kandi ibigomba kuba ariko kugeza n'umugore w'intwari yego tunashimire Pamphile yego ibitekerezo bye kubwo gutinyuka mu gihe kigoye nk'iki bigaragaza ko Pamphile yakoreshwa n'Imana ikomeye kuba ashobora gukora ikintu nk'iki bikamukundira ni igiharamagara muri Kristo Yesu bashumba bapadiri gusengera umurambo mu rusengero biwufasha iki basi ko muruzuye akabo gusengera umurambo mu rusengero mukawusezaho mukageza no ku gitondo nabwo mukawusengera biwufasha iki ko abatumva kanga usubize représentante regardez suppléant de la maison uretse ese nisubize ngikisi ubaye ko nsubiza habe na kimwe habe na kimwe nta kintu na kimwe bifasha uwagiye bigira cyakora icyo bimarira abasigaye mu buryo bw'amarangamutima gusa nabyo ntibyabaheje ubugingo ngo nuko basezeye ku mukiranutsi w'Imana ibyo binyoma rero ikindi abantu tuzana mu nzu y'Imana tuje ko basezeraho hari abamanutse bagiye kuzimu hari n'abagiye i Siyoni yego kandi bose bahurira mu rusengero yego none se ubwo twebwe rero nk'abana b'abantu kubera ko ubugingo bw'abantu b'Imana buhishwe mu ibanga ry'Uwiteka dusabwe kubikora yego ni ukuri dusabwe kubikora no kubifuriza urugendo ruhire niyo rutaba ruhire kubw'impamvu z'Imana nabo kunyifuriza urugendo ruhire ndi kugenda si byo biruhindura ruhire ahubwo ikiruhindura ruhire ni cy'Imana ateguye muri urwo rugendo sozo wawe
so rero ku muntu wapfuye wataye cyane ko umuntu niyo mpamvu mbabara iyo mbona hari abantu baje inyuma ya Pastor Theogene bakanzura aho yagiye bakamera nk'abantu bari guca iteka aya masengesho igihe imodoka yicaga Theogene mu minota 30 mbere yaho ntabwo tuzi ikintu Theogene yavuganye n'Imana. Erega ubugingo bw'umuntu buhishanywe n'ubutanga. Ubwo rero kujya kuvuga ngo mana tuza kuri bya bindi byadutse wari umugore wazanye umwana ngewe reka uje gushaka indese reka mute mbivugaho ibi bintu reka mvuge kuri ibi bintu bishoboke wenda ko uyu mwana ari wa Theogene yaba ari we cyane ariko icyo ngomba kubanza kumenya n'abantu mu kiteka n'abantu bazanye uyu mugore kuri social media ese kuba uyu mwana ari wa Theogene birafasha ko uyu mwana n'uyu mugore wamubyaye biramufasha iki kugira ngo umwana yitwa Theogene. Kabiri, Asiya ntashinzwe kumenya uyu mwana ko ari umugabo we kuko umugabo yapfuye ntiyamumuritse mu bandi bana afite. Yego. Gatatu, biri mu byagiye adakoze. Ubwo hari icyo hari no kudekanira muri ubu nawe. Gatatu. Aba bantu bari kuzana kuvuga ko uyu mugabo Theogene afite uyu mwana murajya kumwandikisha mu irangamimerere. Nkaho hari mwe protokole igiye gukorwa niyiye ku buryo uyu mwana ahabwa agaciro. Madamu Asiya aramurirana n'abo Theogene yamusigiye. Gute se hari umwana Madamu Asiya hari umwana barapima ADN y'umuntu utazi. Niba ipima baje gushaka ayo makuru. Niba nayipima reka ariko se uyu mubyeyi niwe wazanye inkuru cyangwa yazanywe na bagashyushya nkuru nabyo yazanye bagashyushya nkuru n'abakabara nkuru ariko abangaba bose kandi bibuka ko batuzaniye inkuru tutari dukeneye ko tutanabatuye noneho tugaruke bivanze mu kazi kacu bagakora ibintu batazahemberwa kandi turihemberwa aba bantu n'abagabo ariko genza abagorira icyaha reka twongere twemere reka nemere wenda ko uyu mwana ari wa Theogene nibashake bakora ADN uwo yamubyaranye nawe yarize umwana we ko nasi yari kurira abana ariko mugani uyu mwana y'abatara mubyaranye na Theogene yari gupfa none se yaba se atakiri yari niba yaramubyaranye ko buri wese umwana na nyina umwana na nyina ikindi uzi kuza kwaka indezo ese umuntu utakiriho umva ngaruka mubwira ikindi kintu uyu mugore uri kuvuga ko Theogene pastor yamubyariye ajya kugarama ko atagiye kubwira Asiya ngo ngiye kuryamana n'umugabo wawe muzemera kunderera ese aya majwi ari gutanga kuri YouTube ko atavuze ati Theogene turi kuryohereza hano ariko ibi ngibi bari kubizana ngo bifashe iki Asiya cyangwa bidufashe ntacyo nibisaza abantu mu mutwe gusa uyu mwana ahubwo nibamureka kuresha uyu mwana anakura azamenya kwisa rya Theogene none ikintu ngiye gufungiraho abantu bari kuvuga ngo Theogene umwana n'icyaha bihurira he ahubwo ntibabona ko iki kintu batari uyu munsi bari guhemukira umwana mu buryo bukomeye bari guhemukira umwana mu buryo bukomeye ibi ngibi nibyo twose umwana agiye gusanga amakuru kuri YouTube mu kanya nagira imyaka 10 ngahe ibi nibyo twose akora afite igikomeje ibi nibyo tuvuga ese aba bantu bamufashije bazanye aya makuru hano twebwe tukayatangaza ahubwo ko bari bakwiye kujya kwicarana na Asiya mu gikari tutanabireba n'uwo mugore bakareba ko uyu mwana azagenerwa icyo azakora iki ariko ari wowe wageze aha ngaho Asiya yavuze ati ngaho genda social media zigikemurira ikibazo ese iki kibazo bagiteretse kuri iyi mihanda ngo icyo byungura ikiye gisubizo bitanga icyerekezo twebwe ntitwakajya ko atari ukuri ariko views ariko nizizi niziza abantu babona amafaranga tabizi se ariko se kurira ku murambo byo what did you mean ikintu kikamaye ntabwo mpakana ko uyu mwana ataboteje nkuko ntanabyemeza ko kuri birashoboka wasanga nawe umufite nanjye mu gitangaza uri kumva ibyo ntabwo ari ibintu bitangaje cyane kandi no kwibasira Theogene ngo yapfuye ngo yarabyaye amaze kubyara bangana iki hari uko batarajya ku karubanda ese nyine shaho ariko se mugani kutunga umuntu intoki enye
eshanu ukamutuga rumwe yeze kureba ubu wowe urajya muri dosiye yawe akazenguruka muri ya makaritsiye uri kumva ukinahari ko dushimye ko ibya nyakwigendera mu bizanye kuri iyi mihanda ubu mwebwe nta binyendaro birya harya baracyabivuga batanyica abana bavutse mu buryo butemewe ubu mwebwe wagenzura gahunda na porogaramu zanyu agakata muri za koridoro mukatamo naho munywera ubu yasanga nta bagore b'abandi muri kubabaza mwasanga n'abana banyu bari ku mihanda babuze kwiga bakabura n'indezo mwebwe noneho tubivuze mugihumeka mwababyeyi mu bana 5 ufite nta mwana urimo utari umugabo wisubize wa mugabo we no gucecetsa ahangaha kandi ukaba uri gutera amabuye wagiye nta mwana nta bana bari hanze uvuga uterwa ceceka ndakohereza indero gatatu ntabwo wavuze uti tuyigobyore reka twebwe ibyaho tuvuge batarapfa ntabwo byore wavuze uti tuyikuremo tugere gute banumwe ntabwo byari bikwiriye ko twirirwa tuza gukomeza kuvuga ibi byose nibikomeza kuza gukomeretsa siya naba nta nubwo ibiganiro twifuza ko ari byo bitubera content icyanyuma tuvuga kuko mwavuze icyanyuma ADPR mwishaka kuki ibi bintu muri kwishyira mu ADPR ngo kwitagaragaje ngo abana ngo yavuze abana ADPR yabyaranye nasi ADPR ifite inshingano zo kurerera Theogene ADPR yaba yarohereje mu byaha Theo yaba yarakoze ADPR yaramwohereje ADPR niyo yagiye kubwira uyu mugore ngo bizana ni tujya tunavuga nibi tujye tumenya ibyo dushyiramo logique ADPR iri kuza mu kibazo cya siya gote koko aho bihuriye so abantu b'Imana nibajijuke nibamenye ukuri dutanze umusanzu wacu nk'abanyamakuru ba gospel tuvuga ku byavuzwe kandi twebwe twabizanye umurongo dukoreramo ntabwo tujya twivuga ku muntu utabanje kwivuga oya kandi ibyo twavuga ni byinshi kandi twadufite ni byinshi cyane so rero iyi ni igice cya mbere cy'ikiganiro n'icya kabiri abantu bibajije cyane ku bijyanye n'umupastor wese kwandikira ADPR yanditse umuvugizi amwiriza n'ibintu ku gice cya kabiri ikambere hari amakuru mbazaniye abakura mu rujijo n'impamvu ramupastor yakoze kirata reka tuvuge ngo icyo kiganiro ni coming soon ariko ku bari kureba kino kiganiro tubifurije umugisha w'Imana ibyo bitekerezo tumaze gutambutsa ibitekerezo n'umutungo wacu ni ibitekerezo dutanze wemerewe kubyumva wemerewe kubyemera wemerewe no kutabyemera tuvuze ibintu ko tubyumva kuko n'ababivuze nabo babivugiye mu myumvire yabo itandukanye kandi ibitekerezo byacu si ngombwa ko bihindukira sosiyete ubwo mu bigenzure n'ubona ari cyo umumaro kirimo kugifata ikigundira ikintu cye Imana ibahe umugisha cyane mukomeze mugomere